yakamwani wari umwinjira kwa Dusabe nawe uri umwinjira kuri uyu mugore hariya nta jambo ari kujya ku buryo wasanga abantu gupfe kubakubita ahubwo kuko wari utera intambara rega Nzovu yambwiye kera nuko ntumva ni kwa Esther yewe nakosa mfite rero niba muzashaka umupira nkawandikaho urubwa rurambera nago wambuza kuvugana n'abantu kuba rero ibaza abantu babiri murara kuburira ibu nitware nanubwo baraye kwa buraburira n'imbere y'Imana nago ariho bigeze barara baraye umva yari baraye inzu ya kari nto baraye he reka mbwire genda sha Mana se turi hano kuri kamera reka duhamagare telefone wanje ubaza abantu bare kubwo buri wese sibande samurengera se oya ameze nka niyo mpamvu wo mushaka uri washaka gusenya izo ngegera zose zishira ubwenge zose nizabasinzi we yarifashe yifatira akabaga ke aritahira biravugwa ko wabutwita inda ya Patel nukuri isukuri Kenano tubasuhuza bakunzi ba Pasama na se bakunzi ba Esther bakunzi ba Patel ni inture ebyiri cyangwa abahiri imbiri bari duhuje dore ko minsi ishize ari umugore n'umugabo bashaka kubana none umunsi bahuye abakinganye inyegamo bari gukingana ingabo Esther ikiri mvuze kimenye n'ibumbi 5 ndagufa subiramo numve abakinganye inyegamo bari gukingana ingabo gisubize mite ngo 5,000 ntago nagishobora pe Patel abakinganye inyegamo bari gukingana ingabo ndago 2,000 wowe jewe kuntu mbyumva ni nk'irwanyi zabanaga urumva izaje gusubiranamo noneho izo ngabo uri kuvuga nizo batambikaga kugira ngo nyine bivuge gute kugira ngo nyine barwane neza ubwo urabyumva ushatse kuvuga iki abakinganye inyegamo bari gukingana ingabo ni ibiki nshatse kuvuga ushatse kuvuga no sindi gusobanuriye ntago bisobanutse nyine kandi basobanurire we nuko biri kose rimwe rutazeru nubwo nawe atari umubare bavuga ngo nagize rimwe ngo ngende kubyishongorana ariko uruta Esther ushatse kuvuga ngo gukingana inyegamo abasangiye uburyamo inyegamo ni hirgiye mu cyumba Nzovu umunyegamo urahaza yahaye barwase yego abakinga inyegamo nabayigize kujya mu cyumba bagakinga icyumba cyabo bagahuza urwuya basangiye uburyamo gukingana ingabo rero nagiye bamaze kujya mu bibazo umwe arasundi nakinga ingabo nyine bari kurasana noneho ndavuga kurasana Esther agateye ubika igitwe nk'iki ntama mugana Nzovu harimo Esther isa niseziki nasa tumaze kumenya ko mujya gutandukana na Patel ari wabigizemo uruhare amaze kubona kuri kiragutse umva mbaza nkubwire nkubwire ubu rese nje sinzi n'ikintu mpfa nabo kandi ukizi hari umunyamakuru arutse wawe yajya kugenda agasiga gusuhuje aya umva manza nkubwire mana sibyo buri yuko nda n'umuntu cyangwa uwo muntu mukundana udashaka kumusabya cyangwa ngo uhamagare bagenzi bawe wowe urabanza ukamuhamagara ubwawe ku giti cyawe ukamubaza bino bintu bimeze uko nguko sibyo ngewe naramuhamagaye uri kumva naramuvugishije arambwa se ko numva muri mu rugo no gatakira ngo uhe umuntu turi mu rugo muhereze uwo muntu baravugana bwari sangahe hari nka 3:00 saa 4 hari ni 3:00 saa 4 noneho arangije ataba ngo ubwo n'abagabo wawe ngo ibiki n'ibiki ibyo sinanabyitaho bukiye mu gitondo ngiye ko numva ahamagaye ngo Dusabe ngo siko ngo mfite amakuru ngo ko hari umunyamakuru ngo waraye ngo kwa Esther ngo bare ngo bakora ibi nibi ari ibivuga ngiye niko Dusabe ngiye numvisha avuga no mukuru wanjye uraciye ngahita avuga ariko ngo ushango cyo koza ngo Esther ngo urubwa rurakubera pe nkuranga ibaza bino bintu bibaye nta n'umuntu wenda basi muri kumwe ibi bintu koko nanjye nakumva ko ari byo ibaza ibintu turi kumwe twese kunguko nta n'ikibazo cyane habaye no ngo bari kubishinze we yari yanitahiye we niyo bavuga abandi urungu rero bakanga amamagara byuka bimamagara byuka amakuru nde Dusabe babakubitanyije n'ura Nzovu bavuga ngo naranye n'abagabo ngo ibiki n'ibiki mwamumva aricyo kintu ngenge nibaza ngenge hari genda niba muzashaka umupira nkawandikaho urubwa rurambera mwumva kumva ko niba umugabo aje ni paka ngo kugiyamana n'umuntu ese nta nshuti nzagira barenda bavuga ngo none ikindi bakavuga ngo sinzi wo nahamagara amwe ngo nari kubanza nkabibwira Patel nkamenyesha Patel nari kumumenyesha mu ruhe rwego ngomba kugira abashyitsi nshaka ntabwo mushize kunsura ngo mumwaga ngo Patel ngo winga barabara kandi nana bari bubwiye yari yanabyumvisha numva rero nakosa mfite turarenga ngaho uwo mushyitsi yararaye
ahubwo bari kubeshyera utaranaraye. hari uwaraye Ni babiri. bari abagabo abanyamakuru babiri hagira uraye uretse sese bantu tugende tugane neza ariko hari uwaraye Man, nimba nkubwira. Buri mani mwimubeshyera. uretse igihe cyawe Oya mani mwinamubeshyera. nyine nimuvuga izina ry'umuntu Nyine mabanza nkubwira. hari uwaraye Umva nkubwira. Njye nawe uzanegeka niba inshuti zanjye zishaka kuza tukanywa tukanezerwa twageze saa 8 na stress. saa 8 Twageze saa 8 saa 9. mu rukerera Mu rukerera turi kunywa. aritahira Umwe yaratashye babiri bararara. Yezu wanjye Rero kongo Yezu we sambanye. none se wakwesta okay banza umwe ubyavuze niko ubizi nawe anga ariko biri yagenze bite njyewe nahamagaye uwo munyamakuru Noheli yaravuze Numuvuga izina ry'umuntu ntabyo mvuga yego yaramamagaye ngo amakazi ndamubwira ati njye ntabwo mpari nagiye bishenyi mu by'amaso urumva uyu abaraje yirukanka abaramubaje ngo uri kuvugana nande amwe ati ndi kuvugana na Patel akubwiye kari uwo munyamakuru aramubwira ngo yagiye hehe ngo yajyanye na sheri w'ahantu urumva uri kumva mana uyu nguyu yirwa yarakaye umunsi wose ngo najyanye ngo n'umusheri uri kumva izo zabo barazipanga bajya hehe iwe w'uyu nguyu ari abantu abahungu batatu b'abanyamakuru bamukoresha bariwe kandi ni uburenganzira bwe kuba bafite na none ni uburenganzira bwe ngenda ndabyemera baragenda uwari ugiye kubagurira ni umunyamakuru umwe ubwo arabajyana bose bagerayo banywa amayoga ngiye mu gihe ntashye ni mpamagara uyu muhamagaye nk'ibisanzwe ndamuhamagara ati uriye ko numva uri ahantu hari urusaku ati ndi mu rugo abampaye umwe mu banyamakuru uyu nguyu yaranyitabye atambwira ngo urambaza iki ko wari uri kumwe na sheri wawe ndamubaza ndabikubwiye uwo munyamakuru wawe bari kumwe aramumpa umunyamakuru mpita mutuka ndamubwira ati ariko we warasaze uyu nguyu bamunsubije anga kumvugisha ahita amereza musaza we nkupuko ndamwihorera nikorera ibyanjye birarangira noneho ngiye mu gitondo umutima udatuje ariko birumvikana cyane sinakubeshya mu gitondo uyu nguyu mu gitondo ndamuhamagara ati se turakora arambwira ati reka ntabwo dukora ntabwo nimereye neza nibwo yaje ahangaha arongera agira ate arataha atashye umukobwa ndamuhamagara numva rwa rusaku rwa nijoro nirwo rukihari hari ubwa kabiri ava ahangaha muhamagara bwa kabiri hari nko mu masaa 3 gutyo urwa rusaku rwawe rugihari nijoro nirwo rwari rugize gute rugihari yahise anyishongora ngo n'ubundi ngo baraye hano ngo turacyari kumwe uri kumva ubwo ejo ibiganiro ubwo njyewe kwa kuntu byari bimbabaje nahise mpamagara nahise ngiye nihamagarira dusa nawe tuzi ibintu byambayeho nadusabe nawe utararengaho amuhamagaye nk'iki njye namuhamagaye nk'inshuti y'uyu kuko yahamagaye kiwingu kandi ikiwingu ariwe wotsa umuriro ariwe ugenda akamubwira ati uriya muhungu se agukunda uzapfa nabi nari guhamagara umurozi se ako warasaze nari guhamagara umurozi uyu nguyu rega njya kumenyana n'uyu dusabe niwe wotsaga umuriro niwe wengegezaga niwe wavugaga ati uriya musore nta ribi nubwo ari kumwihakana niwe wengegezaga umuriro avuga ati nta ribi sibyo abantu baraharaye ariko reka nawe nkubaze ikibazo kimwe imana urumva ukinsubize urumva ukinsubize icyo kibazo ngiye kukubaza yego ni gute urumva ni gute waba ukundana n'umuntu abantu bakarara mu rugo rwa sheri wawe barara se gute ari abagabo kereka ari abakobwa turi umugome nibyo uriye ari kubeshya ntuwe nongere kubeshya uriya muniga yigendeye kare abantu baharaye ni babiri urumva kandi Esther yasinze abagenda
njene se Ndabeshya? njene se njeye Ndabeshya? njene njeye abagenda Umva gutya nkubwire, aba yaka ntabwo abantu bugenda. baza kunsura aya mani narakubonye Ubu se, niwambona mbaza ubu se kubaza. ubu ngubu ndamutse Ubu se. ndaranye abagore muri geto yanjye naryama ngasinzira kubera Sha, ntabwo wajyamo gusinze reba umuntu ndamubabariye bwa mbere kabiri ubwa gatatu unaretse kamanze nkubwire nari ibiryawe reka manze nkubwire Aya, jya. reka manze nkubwire rekoborara Nawe reka we nta nubwo uzuba namaze ntabwo uzuba Namaze, kugifite ubwo bugoryi na- bwawe mu ntabwo mutwe muna- wawe ntabwo bwo wambuza kutubaha kuvugana abantu n'abantu, Akara. ntabwo wambuza kuvugana n'abantu kuba rero ibaza abantu babiri murara ku buriri bumwe nitwaraye ntabwo baraye kwa buriya buriri n'imbere y'Imana ntabwo ariho bigeze barara baraye umva yari baraye inzu ya ekari nto Uko- baraye he reka mbwire genda sha Mana se turi Divane, hano kuri divane, kamera divane. reka duhamagare telefone wanjye ubaze abantu baraye kuri ubwo buriri wese si ibandi samurengera se hoya Ameze nka ki- ntabyo bireka. wagira unuvuge kuri kamera Oya, na- uwo mubaze ngo abantu ni bande baraye hagana Ariko n'imbere niyo yaba yararaye hariya ku musambi ako ni agasuzuguro ka mbere akagasuzu bose gendaranye n'abagore babiri ngo twaraye tunywa ngo twari twishima aho mwagiye mureka kuturusha ubwenge mana reka mbanze mbabaze Esther icyo gihe biba Patel akiri fiance wawe nyine none se mu by'ukuri urabona byiyubashye tutabeshye nese bana reka manza nkubwire sibyo yego wowe uradukoresha uratubwira ati uyu munsi sindagusura ariko ndashaka aba bakoresha nta waba bagira iyo aji wabo mbesa cyangwa bakaguma mu kabari izo nzoga mu kabari nimwari muvuye mu nganji no mushyira intebe yariye mukazinywera mu nganji Esther manza wumve ko mwagiye mureka ubugoryi nyuma yo kugukoresha ntibivuze ko ngomba no kugutegeka gutwara uko nshatse nyuma y'akazi umva nkubwire bashaka tugende duteke tujye mu rugo tunanywere mu rugo ariko barasaze nk'uko bavuze ko bashaka no kuzajya gusura ese umuntu arara i Kigali gute n'abatuye i Kigali ikibazo ni ikintu nose niba wasinze ntabwo warara aho ngaho wese umwe muri bo ko yatashye uriya turabyumvikana umwe ko yatashye izo ngegera zindi iyo zitaha batahira iki se ko rero niyo mpamvu uriya washaka gusenya izo ngegera zose zishira ubwenge zose n'iz'abasinzi we yarifashe yifatira akabaga ke aritahira uyu nguyu rero uwo mwararanye ndanamuzi nuko natamuvuga namaze ntabwo twararanye nafashe matera nyishyira muri saro wasinze waraye hasi se wafashe matera wowe urara hasi ako mwana wagere ariko urubwa rurambera mani wowe ubwawe uri urubwa cyangwa uri urubwa tubyemeze sawa ndi urubwa Patel rero arimo arifuza Esther waramushutse agenda kuba umugizi agenderaho nta no kwikingira kangahe yabikoze inshuro zingana niyo yabinshutse rero niyo yabimye Esther ntabwo aramutse agira ikibazo ntiwamumwisha ari wowe niyo wawiyishe iyo ukoze bwa mbere urabanza ukagenda ukigwa ko uwo muntu ntabwo wagaruka kandi yarakuzi hari ikintu yavuga ngo nyabarongo yicuye igihe narababwiye ako Patel nagakubeshya wari umuzi Esther ambwije ukuri ubwo nyine ni wa mugani tico yizani nari ubwo nemeye kubinywa Esther hanyuma ikindi nawe aho Patel buri ubwenge nige mugire kujya gutya muramugota boshye abana bashagaye umubyeyi ngiyo kibingu hano ngiyo harya indi nzoga ikomeye ni Esther twamwituma uyu nguyu tumwite inyi oya warajye ni mambo nareba wakene pesa umuhaye ubwiza bwinshi cyane uravugiye kundi nguyu uyu akunda jiribisi njya muri kerenda yanywa oya era kundi yiharati nziza kuri wowe anywa jiribisi aha ubwo ngiyo kibingu iburyo jiribisi ibumoso Patel nawe agaritse umwogo w'inda hagati yanyu abunuje ubwo njyewe nari ndi gatanu hagati yabo yawe nushaka kubijana na kane Patel mubiramutse birangiye kumva ngo ibibazo tubikumuye hariya Imana yaza kubabarira ibihe bibazo wese aribabariye sinakugira isoni nanjye ubwanjye sinibabara ikindi ntukamufuhire wari umuzi sibyo hoya mana reka manze nkubwire njye reka mweje ku cyumweru tuzajya kwa dusabe nabwo bagende batugurire tuteke tugire gute ibyo ni uburenganzira kandi bwande uburenganzira bwacu munaharara umugabo uba ufite waciye inyuma nta mufiyanse ufite ngo sinigeze wamutende nsamba cyo kwede ikosa ari gukora cyeka iyo nsambana oya cyeka iyo nsambana oya cyeka iyo oya reka nkwereke rero nkwereke mani kuntu abagabo twihangana sibyo Esther ngewe nguyu navuga nimba naramuciye inyuma nimba ari n'umukobwa yafatanye nawe
abivuga ariko reba Ndetse njyewe muca inyuma. reba njyewe Ndetse nige- Nzovu yamukubise tarani tugikundana turaserera Arasangiye ariko yewe Uzi n'icumi yazanye cyagiye oya yahise yagura fone yahise yagura telefone umugore wabona telefone nziza kwanza ivuye kwa Nzovu amukubita tarani ndabyihanganira abagezaga bamukubise iki ndabyihanganira kire bamukubita inshikana mwarabanaga twakundana ibaza ko ndumwe mu bantu bahamagaye saa 7 n'igice nanahamagawe baramu nitaba ndabona bwa mbere ingwa mamagaye saa 7 n'igice uko biri kose n'ubutabara nyine umve kuno nihanga none ngasesha ko barwaye abuze umuntu mujyana kwa muganga tuti nka timu dukorana bikanitaba uyu muntu undi sinakwitwa zirasa banza wumve nitabye banza wumva ubu nitabye nsana uruzungu nimba byakomeye ngo bo umuntu aragiye ntiyatwishyurira na telefone yijyanye ese muri kumwe se muntu tuvugana bese arimo ararira rero mwabantu mwe mfite amafaranga mu ntoki kuri phone nayo mfite ariko ngira ne kuyamuha n'ubundi uri kubyumva ngira ngo ndabirarangiye nire njya babwiye ngo hamagara Nzovu ngira ngo birarangiye nyuma nza kubona ikiganiro yakubiswe rwose ngaho baze rero gukundana n'umuntu arakubiswe mu kabari birarangiye bamujyanye muri hoteli ngo y'inyenyeri 5 fanta igura nanjye mfura ukubitwe mu kabari urumva bamujyanye mu kabari nanone baramwokeje ndihanganye ubugira gatatu kane abanyamakuru baje kurariwe ngo nuko wumva ingingo imurengeye ngo nuko ngo bamukoresha ngo bamuha akazi ngo ariyo mpamvu yabasasiye akamatora hariya bakaryama muri salo njyewe iyo magera n'izina ry'Imana nuko umujinya utari nari kubasora nk'imbwa nkashira hasi kandi nta kintu bari kuntwara kandi se ariko Esteri yarama jaba nose ngiye bandongorera umugore ndi kureba ndetse twarabikoze Nzovu ihangane gato ngwino nacyo ngwino mumbwire Pate ukangiye nkubwira baravuga ngo icyo kintu nakivuze yakamwani wari umwinjira kwa dusaba nawe uri umwinjira kuri uyu mugore hariya nta jambo ari kujya ku buryo wasanga abantu gupfe kubakubita ahubwo ko wari utera intambara rega Nzovu yambwiye kera nuko ntumva kwa Esther yewe nakosa mfite je ko abantu baza none se izo ncuro z'amakosa yawe naguzemera inde jewe uze pe neka mbabaza akantu rero uteka kubivangavanga Esther hari iwawe ntiwigenga ndigenga cyane nufite uburenganzira kuza mu cyitso ushaka of course icyo udafite uburenganzira nuko mwasakuriza abaturanyi banyu cyane pe kuba mwasakuriza abo muturanye kuriya mu mbuga cyangwa se mu bipangu ku ruhande rwanyu ariko kuza mu cyitso ushaka kuhanywera ibyemewe bitari amatabi bitari urumogi bitari iki ibyo murabyemerewe Patel nawe kuba yaza hariya yaza bamuhaye uruhushya ushatse amubwira uti rero ntunavuga ukayabukira urutoki ngo akibwiriza agasohoka ariko none ikibazo ngiye nkubona nk'ikosa Patel utaramuhakanira ko atakiri fiance wawe ukamuzaniraho abandi ikiriya gicu uko biri kose nawe abandi mbwira ahantu baje nyine base yarabizi ntabyo narinzi nyine yarabizi ariko barabimubwiye oya ibaza ariko inkuru ivandi kubaha umugabo wese kwere wagiye kureba uwo musheri yaragiye mu by'amaso na tiyote yabisubiye niwe wabitubwiye rero niwe wabimbwiye umva ukuntu baduteranya ariko ca ntabwo uzi ko umuntu ushobora gukundana akagushyira no kuri kondisiyo ngo abana b'iki Kigali kigabanye oya ntabwo yabyemera hari ibigare njye nagendagamo hanyuma se aryo watashye undi akarara dore nguyu nabihakana dore nguyu utamara amagambo yawe kandi ufite igihari dore nguyu dufite igihe Patel nta kibazo ntabwo ubu nguyu nyiri inganzwa Patel umva Esther uvuze ko bari abanyamakuru bangahe hakagira abatashye abandi bakarara ubu barahise bataga mu ntara abantu batagerayo bataha hano ku Muhima oya uwo ngo numuzanemo niwe watashe mbere mwatse kuvuga amazina y'abo bantu bari basinze kandi ngo ugende udandabirana wagiye oya sha uwo watashe mbere se we yagendeshaga abo batipe ko bari n'abasinda se abakambakamba yamaze guhita kandi iyo yasinze manasi uzi iyo yasinze Esther abagenda mva naho era okay tugira mu kandi agace rero ngo tutasiga amatsiko menshi Esther reba hano uyu munsi ndeba amaso ariko
ntabwo yakureba Esther wande imaze n'imbere Patel mwihorera ndeba hano urubwa rurambera okay urubwa rubera ndeba hano dore okay nyine ikintu ngiye kubaza kiri serious Chimbazi se ndi kureba kuri kamera none okay biravugwa ko waba utwite inda ya Patel ni ukuri si ukuri ntabwo numwite ubwo tugishyize ukuri Patel amakuru wari uyazi cyangwa nawe wayumvaga gutyo gusa gatitiba ne wazanye ayo makuru n'umaza yakuye nta gutwita kwa hari n'umuntu uri hanze ejo ndamamagaye reka oya sa yasaba gusa ugira ubushobozi bwo gutera ngwino murengere none se ko nta muntu uri murengera okay hanyuma se Esther kuki watinyutse wenda uyu yari yagize intege nkeya birashoboka kandi uranamuta mu myaka aranduta kuki mwahuje urwe nta gakingirizo uba wizeye iki ubwa mbere twawe twese twasinze ahubwo n'ubundi nyuma n'ubundi nani mbona ntacyo muramira none hajambo rivuga ngo kuki harya mvuga ngo kira rivuga ngo kuki niki gitumye wiyanga nde wiyanga ariko rero muranze nese uyaraje ngo ni gutyo Nzovu araje avuye kuzerera ni gutyo niko abantu bose nuko ni nko kureba ikiyorero bashyamo imineke bashyamo ibijumba ibihatirwa by'ibitoki byose ni ugushora icyo gihe menya n'uyu ntabwo nize muca inyuma nyine ariko nyine mvuga ko nta n'umwe mwipimisha ariko turipima mwipima imbaraga ariko ni ukwipima imbaraga ngo murebe ushoboye njye nagiye kwa muganga ndipima hanyuma kutamupimye se ukavuga ati ngaho cyangwa usanga byarakomeye uti nibaze mumbabarira mbande wanturimo nagomba kugenda wenyine si ikintu cyapfumaguritse we ese kuki munshinze ibintu byinshi wende kwibariza ari okay Patel wowe rero wenda mbere muri mwasinze bwa kabiri kuki wemeye kongera kandi utasinze nubundi se nubundi nari nahanukiye aho ubundi naramiraga iki ariko rero bishoboka ko wavayo ugifite mu mahirwe aya mahirwe nayo nari mfite uzi ko wowe n'umusumari uzawurongora wese urumva n'ubundi Esther yambwiye ati byararangiye inama urubyiruko rw'abakobwa Esther inama y'iki iyi myitwarire ku muntu ushaka kubaho neza urubyiruko nawe ngira inama nta mbaraga bifitiye naza kabisa okay Patel gira inama abasore bagenzi bawe basore bagenzi banyu mujye muhanuka mwikingiye bana banjye dore nanjye bimbayeho